Wa mwanzi wanjye wewe kunyishima hejuru, ningwa nzabyuka, ninicara mu mwijima Uwiteka azambera umucyo. Iri ni ijambo ry'Imana riboneka muri Mika igice cya 7 umurongo wa 8. Uyu murongo ufasha umuntu wese uri mu bibazo, ariko muri iyi minsi uri gufasha cyane cyane abaturage b'igihugu cya Isirayeli barembejwe n'intambara. Muri iyi video tugiye kuvuga ubuhanuzi bwo muri Bibiliya bwahanuwe mu myaka ibihumbi ishize buri gusohora muri iyi minsi. Nkuko ubuhanuzi bugenda bubivuga, Isirayeli ni igihugu cyagombaga guhura n'amakuba akaze, ndetse hagiye hagambirirwa kenshi ko abaturage bayo barimburwa. Ariko Isirayeli ifite ubwishingizi bushingiye mu byanditswe byera ko nigwa atari ryo herezo, kandi no mu icuraburindi Imana izayibera umucyo. Imana isezeranira Isirayeli ko mu bibazo byose izanyuramo izabaho ubufasha. Ubu ntabwo ari ubutumwa bwo gukomeza kino gihugu, ahubwo niko byahanuwe ko Isirayeli izongera ikazamuka. Nubwo iri guhura n'ibikomeye byinshi nk'ibyabaye mu gitondo cyo ku itariki ya 7 z'ukwa 10 2023, isi yose yashegeshwe no gusoma umutwe w'ikinyamakuru uvuga ko Isirayeli iri mu ntambara. Ibintu byaherukaga kuva mu myaka 50 ishize. Ubwo Isirayeli yari iri mu ntambara yeruye izwi nka Yom Kippur, yabaye mu 1973, ubwo yaterwaga na Egiputa na Syria ndetse n'ibindi bihugu. Iyo ntambara yasize amateka atazibagirana ku bijyanye na tekinike no kwihagararaho by'igisirikare cya Isirayeli ndetse n'imibanire yayo n'ibindi bihugu by'ibituranyi. Ubu ikiri kuba muri Isirayeli ni ibisasu birimbura icyo bihuye nacyo cyose, haba ku butaka, mu nyanja ndetse no mu kirere, byoherezwa na Hamas. Abantu amagana menshi bari kwicwa ndetse bakanashimutwa n'abasirikare b'umutwe wa Hamas. Uyu mutwe ukaba uterwa inkunga na Iran, igihugu cyahoranye imigambi yo gusiba Isirayeli ku ikarita y'isi. Yego nibyo, hari umuyobozi umwe wa Iran wavuze ko Yerusalemu ikwiriye gusibwa ku ikarita y'isi. Aya magambo ntabwo agaragaza gusa urwango Isirayeli ifitiwe, ahubwo yerekana n'amakimbirane abera mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati biba bihanze amaso cyane Isirayeli. Ibyo bigakurura ikibazo abantu benshi bibaza bati, ko hari indi mijyi ikomeye nka Paris, New York, San Francisco, Los Angeles, Moscow ndetse n'ibindi, kubera iki Yerusalemu ariyo yonyine yibandwa? Ntabwo ari ibintu bihuriranye gutyo gusa, ahubwo ubuhanuzi bwa Bibiliya buba bwarabivuzeho mbere y'uko biba imyaka ibihumbi ishize. Umva uko Bibiliya ivuga: uwo munsi Yerusalemu nzahindura ibuye riremerera amahanga yose, abazaryikorera bose bazakomereka cyane. Uwiteka aravuga ati, uwo munsi nzakanga ifarashi yose, kandi uyiriho nzamutera ibisazi. Nzaherereza amaso ku nzu ya Yuda, kandi amafarashi y'amahanga yose nzayahuma amaso. Zekariya 12 umurongo wa 3 kugeza wa 4. Isirayeli iri mu ntambara ikomeye, ndetse hari amaraso menshi ari kumeneka. Ariko ibyo biri kuba nubwo bizakurikirwa n'ibindi bikomeye cyane, Isirayeli ikagenda iterwa n'andi mahanga muri iyi minsi y'imperuka. Ariko ibitero bigabwa kuri Isirayeli ntabwo bizayirimbura ngo bikunde. Ibuka nanone icyo Bibiliya ivuga kuri Isirayeli ko imeze nk'urutare rutabasha kunyeganyezwa, ndetse ko n'amahanga azagerageza kurukuraho azakomereka. Iki kikaba ari igihamya gikomeye ko Yerusalemu ifite uburinzi buturuka ku Mana kugera ku kurangira kw'isi. Ni ibintu bitangaje kubona ubuhanuzi bwanditswe kera muri Bibiliya bugenda busohora. Dusubije amaso inyuma muri Ezekiyeli 37 umurongo wa 21 havuga ngo, maze ubabwire uti, uku niko Umwami Uwiteka avuga ngo, dore ngiye kuvana Abisirayeli mu mahanga bahungiyemo, bateranirize hamwe baturutse impande zose, maze mbazane mu gihugu cyabo bwite. Ubu buhanuzi bukaba bwarasohoye nyuma y'uko Abayahudi bahuye n'ubuzima bukomeye, ubwo Abanazi bashakaga kubarimbura bose. Miliyoni zirenga 6 bakahatakariza ubuzima, ariko Abayahudi barongera barihuza ku itariki 4 z'ukwezi kwa 5 1948, barongera baba igihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo yabaye ya mbere gutangaza ko Isirayeli ari igihugu. Ariko n'ubundi Bibiliya yari yarahishuye ko Isirayeli itazamara igihe kirekire iri mu mahoro, ahubwo ko izaterwa nk'uko bigaragara muri Ezekiyeli igice cya 37 na 38. Ariko cyane cyane muri Ezekiyeli 38 umurongo wa 15
kugeza uwa 16 havuga ngo icyo gihe uzaza uvuye mu gihugu cyawe ahahera ikasikazi, wowe n'amahanga menshi ari kumwe nawe, bose bagendera ku mafarashi, igitero kinini cy'ingabo nyinshi, maze uzazamuka n'ingabo nyinshi utera ubwoko bwanjye Isirayeli, umeze nk'igicu gitwikiriye igihugu. Ku minsi y'imperuka nzatuma utera igihugu cyanjye kugira ngo amahanga akurikizeho kumenya, igihe nziyerekanira muri wowe imbere yabo ko ndi uwera, yewe Gogi we. Abanyeshuri ndetse n'abahanga mu bya Bibiliya ntabwo babasha gusobanura mu buryo bweruye Magogi iyo ariyo, ariko bagaragaza ko iki gihugu cyo mu majyaruguru gitera Isirayeli ari Uburusiya bw'ubu. Kubera ko nureba ku ikarita y'uburasirazuba bwo hagati urabona ko Uburusiya ari bwo buri mu majyaruguru. Ezekiyeli 38:5 havuga ko ab'i Buperesi no muri Etiyopiya ni Puti bari kumwe nabo bose bafite ingabo nini n'ingofero z'icyuma. Abaperesi niyo Irani y'ubu. Ni ibintu bitangaje ko Bibiliya yahanuye kera ko imbaraga zikomeye zo mu majyaruguru ya Isirayeli zizayitera. Ibibazo bizengurutse Isirayeli ndetse n'umubano wayo hagati ya Irani n'Uburusiya bikomeza kugira icyo byerekezaho ku buhanuzi bwo muri Ezekiyeli igice cya 38, aho muri iki gice havuga ko imbaraga zikomeye zizaturuka mu majyaruguru ziswe Magogi zizatera Isirayeli nk'uko biboneka muri Ezekiyeli 38:3 kugeza uwa 4. Havuga hati, maze umuhanurira uti, umva uko umwami Uwiteka avuga ngo, dore ndakwibasiye yewe Gogi we, mwami w'i Roshi n'i Mesheki n'i Tubali. Nzagusubiza inyuma kire indobo mu nzasaya zawe, maze nkuzane n'ingabo zawe bitwaje intwaro zishyitse n'igitero kinini gifite ingabo nto n'ingabo nini, bose bambaye inkota. Ntabwo kano kanya umuntu yahita yemeza ko ubu buhanuzi bwasohoye, ariko icyo twavuga ni uko hari ubuhanuzi bwa kera buri kugenda busohora muri iyi ntambara. Igihe hazumvikana itangazo rivuga ko Uburusiya nabwo bwinjiye muri iyi ntambara, bizaba ari ugusohora k'ubuhanuzi bwo muri Ezekiyeli 38:3 kugeza uwa 4. Hari ikibazo ushobora kwibaza uti, mbese ko ubuhanuzi buri gusohora, igikwiye gukorwa n'iki? Luka igice cya 21:28 haravuga hati, nuko ibyo nibitangira kubaho muzararame mwubure imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Iki ntabwo ari igihe cyo kugira ubwoba, ahubwo ni igihe cyo kwitegura mu buryo bw'umwuka. Ntabwo abakristo basabwa kwitegura mu bya mwuka gusa, ahubwo hari ikindi bagomba gukora cyanditswe muri Zaburi 122:6 hagira hati, nimusabire Yerusalemu amahoro, abagukunda bagubwe neza. Mwakoze gukurikirana iyi video, kora subscribe uzajya ubona izindi video nk'izi. Wabikunze wakanda like cyangwa ukatwandikira muri comment. Ngendi Ishimwe Joseph, murakoze, dusubire ubutaha.